icyari bundushe ndamuha gahunda yo kujya kukiga ubutaha tuzahore nyine uyu muntu mugiye guhura ntabwo yakora oya hagarara kuranda ntabwo baguteye umuntu mugiye guhura no kugira rimwe ebyiri eshatu ntabwo narenza ziriya ziri skate ni siporo nziza irenze ni njyewe ubundi banyita Mr Freestyle uryiswe none hari uzakore siporo ushaka guhangana na mugenzi wawe ngo umwemeze ahubwo wowe uzemere ko kurusha umwigire wowe hari agasiporo ukora se reka kereka ko guterura ifoka ngiye kurya Hello once again njyewe unyite itanga ishaka umunyemano uhiga abandi mba ndazindutse nigereye ahantu mu Rwagasabo hari green ibana ndavuga ni John ubushize twamufasha acuranga piano arambwiye ni piano harya nanjye mba navuze menshi gitari abarambwiye ati burya si gitari gusa ariko ngiye na casquette ndakazi do nguri yaraje buriya yaraje guhura ngo na MT The Bullet ariko The Bullet we namuhamagaye ntibyakunda niba yatinye ndabona umusaza John ahageze akaba arahageze cyane wamubana umusaza John wewe John kurenga buze maye nkubitese umusaza umezute ni sawa bro ubuse uje guhura na MT The Bullet yes uguye bat nkuko nawe basezeranyije nahageze ariko ndabona manu ni icyuma man oya bumfashije niko ndabona uri n'icyuma man bumfashije ako kantu mbere yuko nagishira hasi ari kubanze reka nanjye nitiza kandi niko sinzi ni abantu banyu muramubona John abaje n'icyuma wambaye n'inkweto man kuri moto none wiwe ni kabutini uzi ko umutipa aje ari seriye wana ubuse witeguye gukora battle na MT The Bullet urabibona naje nabyambariye nta cyambaye nakatora bibi ubuse The Bullet kandi namuhamagaye ariko nitaba okay reka dushaka we nushaka uparika we parika reka mbere ugenda mufashira ko kantu nta kibazo murebe muhamagara menya yatinya ariko tu menya yatinya uko ndabona atari kwitaba parika atireka jewe ubundi parika kamoto hanyuma inze ntegereza uwo musaza mwemeze sha abantu umusaza rwose urabona ko abari guparika kamoto ntabwo ifashe neza ariko hari ubundi tuhite duhamagara MT The Bullet niba atageze ubwoba twumve wagwana ariko man si umusaza arenze man uranabasha guhagarara man shanda gatara no munsi haracuwambaye okay abagabo basezeraniye niho bahurira ubundi bayatwara nabibemereye ariko nta mpamvu yo kubatenguha okay bumfashije kano kantu bumfashije ngere mukamfashije kabisa ujye ukiyegereza uvuge neza ndashaka ugafate nibwo kaza kumvikana neza ariko ukiyegereze kabisa okay ngo noneho ikintu tugiye gukora wowe ugiye kumbwira ukuntu wumva uri tayari cyangwa ufite ubwoba oya ntabwo umuntu ugira ubwoba nutazi ibyo akora okay buretse nze mfata agatelefone ubundi nshake MT The Bullet hano yes ndebe niba atahita none haba akagira ubwoba burundu okay ndetse nze ndebe MT The Bullet yes ngaho se bundi bugira ikintu ububwira abantu ubundi ubwo witeguye kubereka ikira no kuvuga ngo nkuko twari basezeranyije ubushize abo twari turi kumwe baribuka ko nari ndi gucuranga gitari ariko ubu aka kanya hari umugabo wambwiye uzamuza nawe ngo ujye ukora ibi ko agenda agaramye ko agendera ku ibi bintu ubwo ndagira ngo uyu munsi twerekane buri muntu icyazi tu ubuse witeguye kuza kumwemeza cyangwa ufite ubwoba nta bwoba mfite ariko rero wongere ko n'umuvuga ngo umusa ntufite ubwoba aya nta bwoba wetse ndebe ntabwo wetse ndebe noneho mitahamagara MT The Bullet no kuvuga ngo icyo twiteguye ni ukwereka abanyarwanda ibyo tuzi ka nimero ka MT The Bullet mahanga ndumva twigeze no kuvugana kare rero niba ataza ku cyatsi ndahita mushyiraho parere wabona nagize tugomba kubahurira ko yatinze wabona afite ubwoba reka ndashyireho parere abantu bumve
ntiyabisubitse da. Yo wa debu umeze ute ubu se narindi kumwe n'umusaza bagaza bana aragira ati ngowe ngwimo muhamagare ko mwemwemereje ko muhurira aha ukaba utaraza watinye murumva ari ugutinya turumva watinya ahubwo tubwire niba wabyishe dore watwirije ku musozi ahubwo The bullet ko nahageze bimeze bite? ngaho mubwire bagaza The bullet muvandi ko nahageze urihera. yego kabisa mu kiyovu handi mu babosi hari green bana ubu ngubu ibiti akayaga ni kose nyarutsa imfura zisezerane niho zihurira. ubu uraje ngaho sawa reka tugutegereze. Sawa sante bro. ubwo abadukurikiye ngira murabyumva ko MT The Bullet navuze ngo araje reka tumutegereze turebe iminota 5 niyo yonyine aduhaye. ubundi se John ubu urumva witeguye kumwereka iki? mbwira udukoryo uraza kumwereka. Bundi muri freestyle nkina hari ugukina amakona cyangwa kunyuza izingwe dore ngo yaraje wamuraje yamaye no rero barajagara baga ntabwo ufite oya ntabwo ibi ni ibisanzwe ariko cyose umuzigo nyari cyo kurya cyaba umuntu mu gihugu ntabwo yakora oya hagararo kuranda ntabwo baguteye umuntu mu gihugu no kuvuga ngo The Bullet najyaga mwumva bisazwe pe niko cyane muricara wallahi muricara ntago rari uzi ko ntunguye bro oya muricara bose duhura uzi ibintu bimeze bityo oya mwihangane rero mujye mutizanya oya mujye mutizanya ku kamayi utazavuga ko nasunye oya MT The Bullet turebe neza niba kanaka ariko kataza kuba kazi ndabona gacanye nimba gacanye icyatsi kaka ndabona kana okay noneho uramanutse ugaramye bagaza bata ariko sibi noneho nishoyemo nibiki sebaga nuziko wari ugiye kwiruka mane oya nabona atsinzwe atware moto yambaye skate byo sinde bubishobora Imana umurayaje nawe nakuguno kukamoto nigeze kumubona ka video ya postinze ntangiye kwiga kuri bagaza wanyatatse nzi ko abantu bose baba bahabye ndavuga uyu muntu nyatatse reka ntangire mwigeho. ubu se twibutsa abantu ko iyi ni impano zitandukanye bakurikiye ariko kandi iki kiganiro kigamije guhuza abanyempano tuzaba tugikurikira ku mpano zitandukanye ariko umuntu agisanga kuri MT The Bullet. nyamuneka tubabwira mwege mutarakana kuri subscribe ariko ubundi mubabwire imbuga dukoresha mwareba ko impano zitandukanye. iyi video izanyuraho bato ya Metre Bagaza na MT The Bullet kabisa noneho no kuri MT The Bullet mugashyiraho akadomo ugashyiraho ta hirya The Bullet isaso yego ndumva rero iyi video abantu benshi ndakeka bari bayitegereje. harya ongera yibutsa abantu ubwo bamaze kumenyera harya amazina yawe ubundi nyirizina ninde ni Muhire Theogene nahawe n'ababyeyi kubera iyi impano ni MT The Bullet ukaba ukorera mu ye club Rwanda Bullet Skaters Club. okay twagiye kuri bagaza wowe rero nawe ugiye gutangira wibwira abantu mba mvuze ngo bagaza ariko ubundi wowe ubundi busanzwe witwa nde? Nge nitwa Tuyisenge Jean Baptiste. ukaba ukorera we mu ye club? Ngewe nkorera muri Rwanda Hope Club of Skate Style. Rwanda Hope Club ubu noneho tuyise dukubitara n'undi muntu uvuye mu yindi club ubu twari tumaze igihe dukubitara n'abandi banyempano ariko Rwanda Hope Club n'ubwa mbere twakiriye umuntu ukinira muri Rwanda Hope Club. Rwanda Hope Club se ni ikorera hehe? Ikorera Kimisagara abahazi ni muri Maison de Jeunes. Kimisagara Maison de Jeunes. ngira ngo ubushize ni wowe bwawe wivugira ati mumpuze na The Bullet. ijambo rimwe kuri MT The Bullet nona ni iki kintu wamubwira nona? Okay MT The Bullet ikintu nakubwira cyane n'abadukurikiye baduteze amatwi bakumva nuko kugeza ubu ufite impano pe itangaje. Nkurikije utangiye mwana gucinya inkoro ubwo ubwo ni motivation ni ukuvuga ngo rero icyo tugiye gukora hano mfasha ibyawe n'ibyanjye nk'uko bamwe bakunda kubivuga njya nkunda kubikurikira kuri YouTube channel yanjye nkunda kuvuga ngo ibyo uzi n'ibyo nzi kuze byabyara ikintu cya fresh hano noneho ibyo nzi n'ibyo uzi byabyara ubushuti burenze
akagahungu n'akanyamaye uzitahise gira ubwoba bana urebye twebwe ntabwo ari intambara tugira esprit sportif buriya wasanga njya nirirwa mbeshya abantu ngo ndarenze kuri skate ngize gute umuntu ubundi competition ni ukureba nta ni ukumva ni nko gukirana bya kera muka twivugira n'ubundi tujya kwa Elias ni nko gukirana bya kera kandi bigamije ubumwe ubumvikane kumenyekanisha icyo ari bundushe nge ndamuha gahunda yo kujya kuciga ubutaha tuzahore nyizi nanjye icyo ndi bukurushe ufashe ugenda ukige ku buryo ubutaha tuzahura noneho turi abametero babiri same level same everything umukoro shaka bise ubu mbese bivuze ngo muje gukosora ntabwo muje guhatana nabwo tuzatumizanya mu ngumi nabwo ndi tayari nutsinda n'abategereje nutsinda kuri skate nzaba ngutegereje mu ngumi urajya ugomba nawe kubombura ibindi oya ntabwo ari ingumi zo kwicana nazo n'ukwerekana icyo umuntu azi byose okay none se ubu ngubu rero mwege mugiye kumfasha ni abakizi baga hasi tugiye gutangira gahunda twatanye ntabwo twatindira abanyarwanda bufashije mikrofone ho gake ntabwo twatindira abanyarwanda umusaza tereka nshyira ibaga hasi mbereke none ubu ngubu noneho muze hano ubu ni ngewe director none mumbwire mugiye gutangirira kuki ubundi ngewe mva ukuntu nifuje ko byagenda kuko bagaza rero yavuze ati ngewe nubwo nabonye yigaramisha biriya bintu ngewe buriya ati ngewe nta nkange ngo aragarama buriya ngewe nzaza mukosore ubu ngubu tugiye gutangira buri wese arajya yereka umuntu agakoryo ke cyangwa buri wese arajya akora undi amwishyure bagaza ubwo uratubwira uko byagenda uko mbyumva kuko hano ni ubwa mbere duhuye buri wese ntazi iby'undi akina muri nk'izi freestyle tugiye kwereka abadukurikiye numva icyiza buri wese yajya akora freestyle yazi cyangwa agakoryo azi undi nawe akamwishyura gutyo amwishyura akora ko yakoze mbese akazi bivuze ngo ni agakoryo kamwe undi akora kandi ubwo umwe nakora agakoryo undi yashobora nawe akamwishyura gutyo nakora akatashobora ahita amuha kandi ariko murumva mwana uko mwanteye ubwoba nangiye kuvugishwa wallahi ahubwo ndabica bivuze ngo ubwo twebwe tugiye kutangira umwe yereka undi agakoryo turahera he ntawe ufite ubwoba bwo gutangira reka the bullet buriya ntitwahera ku makona amakona duhere ku makona oya ibyo bintu by'amakona mube mubiretse ngenda ashaka udukoryo pasoni umuruza gukora atari uguca muri kona umuntu wese akora agakoryo gatandukanye n'akundi kugira ngo n'ikiganiro none kitaza kuba kirekire none tubona kibaye kirekire n'amakona twazakora ubutaha kuko dutangiye twereka abantu udukoryo noneho abantu nibo bajajinga sibyo bivuze ngo mwege muri kureba iyi video ni mwebwe bacamanza dufite bantu sibyo bagiye kuri bato itagamije ibibi ahubwo igamije guteza imbere umukino wa skating MT The Bullet aragira ati turasa amahoro tunabutsa ko afite Rwanda Bullet Skaters Club ubundi nabagaza akaba yaje aturutse muri Rwanda Hope Club of Skate Style urumva ko ayo yose ni amaklabu kandi afite ibigwi hano mu Rwanda ushaka kubimenya agenda baze neza arasanga ari amaklabu yubatse izina guhera mu myaka myinshi ishize cyangwa se ujye kumbuga ajye ku mbuga nkoranyambaga ni uruca abana wenda yagira ngo turamubisha mugani ukubita no kubangura ubundi yongera wibutsa abantu social media Rwanda Bullet Skaters ikoresha dukoresha Instagram Facebook TikTok na YouTube channel rero izo mbuga zose zitwa Rwanda Bullet Skaters Club. Okay, twagiye nawe bagaza wowe Rwanda Club yanyu ikoresha izihe social media? Ikoresha TikTok, YouTube, Facebook na Instagram. Aho hose uyu ugiye ukandikaho Rwanda Hope Club uhita utubona. Uhita ubabona nyamuneka tunabibutsa kugenda mugasapotinga izo social media zabo. Ngiye narababwiye ngo iyo ukanze follow ugafollowinga yaba ari impano zitandukanye yaba ari Rwanda Club yaba ari Rwanda Bullet Skaters ugakanda like ugatera comment kuri video ubu supportinze impano z'abanyarwanda guys narabwiye ngo twege nk'impano zitandukanye twarahagurutse ngo twereke abanyarwanda ko mu Rwanda hari impano ndetse birenge mu Rwanda bigere no kwisi yose ntacyo umusaza atadukoreye ngo twubakire ibikorwa remezo natwe tugomba kumuhesha ishema kandi tugaragaza ko dushoboye ubu rero gahunda ni gahunda tujya gutangirira kuri indi kugakoryo buri wese azi ubwo umwe arajya akora undi ahagaze
narangiza aza atubwire nuko kitwa. Okay. Ninde tujya gutangiriraho? Okay, ndabona nyamara Bagaza afite ubwoba. Bitari. Naho muri freestyle ya down tuzikora nyuma. Tugiye kubaza Bagaza afite ubwoba. Okay, MT the Bullet ubwo niwe ugiye kugenda. Ugiye guturuka hehe? Ndaturuka hano nko muri metero 100 ntabwo turi gukoresha ahantu hanini kugira ngo kamera ijye hakurura. Okay, kabisa twagiye. Ubwo MT the Bullet agiye kugenda ari atwereke. Kandi Bagaza nawe ntabwo ugomba kubibubu. Ndabona wagize ubwoba nabyo. Oya ntabwo rega uvuga ko nawe na perezida wa Karabu. Nawe n'umuyobozi wa Karabu n'umuyobozi. Kandi ngende Karabu yaguhenzehereza perezida kandi niyo mpamvu ugomba gushyiramo n'icyubahiro. Ugomba gushyiramo n'icyubahiro kugira ngo udasebya perezida. Ahubwo ubutaha nawe hazaza perezida. Ahubwo ubutaha ubundi ni perezida wa Karabu. Ahubwo nuko nari ntamenya The Bullet ni muntu ki. The Bullet akaba agiye kutwereka The Bullet ariko nawe ukomeza kutubwira no kuvuga ngo mu by'ukuri perezida aba ari umuto abazi byinshi. Perezida ni umutoza mukuru kuko ntiwajya kuba perezida w'ibintu utazi. Kabisa ariko uraza ku ruhande rwa ubwo mu mukono wa ruguru kugira ngo abantu bakubone neza. Agiye kutwereka agakoryo ubwo namara kuhakora araza anadusobanurire na akahe. Bagaza aragira ati buriya abaperezida baba ari abatoza b'ikirere. Bagaza none yarabihuye. Okay, araje MT the Bullet akaba amanutse kakanu ke uyu mutifu uzi ko ari seriero rero none hano kuryama akahita agenda no kuguru kumwe uretse gato musubiza ako ka microphone atubwire kari ukoze kitwa nguki. Kara bakita one tire ni ukugendera ku ipine rimwe rya skate ibindi ari ryo ryonyine uriho. Buriya wari uri ku ipine rimwe? Ahubwo nashakaga kukajurira ntago nkakoze neza nimba byeze. Ngo arajurira. Abareba baratubwiye. Genda ukajurira. Ahangaha uremewe. Ni mu rugo umwana uvuna umuyaga kongera. Oya ni mu rugo. Wa mugani dushyizemo nako perezida aragira ati ndanajurira. Natwe ntabwo twabura na perezida buriya. Araje ati ndakajurira. Nyamuneka muturebere ngo ni one tire. Murebe niba koko ari one tire. Muturebere. Okay. Nyamuneka Bagaza ntabwo ufite koko. Oya ntabwo kuko ibi byose ni ibisanzwe kandi ubona kwiga biracyakomeza nacyo nabwiyaga cyaduhurije hano no kujya buri wese afate. Ariko abatureba muturebere neza iyi ni one tire koko ngo ni ipine rimwe ari kugenderaho cyangwa ari kubeshya. Muturebere mwandike muri comment mutubwire koko. Okay, kugira ngo iki kiganiro kitaza kuba kirekire ubundi ngewe narababwiye ngo ni impano hajyaho impano. Ubundi ubu gahunda aho kugira dukore n'ikiganiro kirekire kinarambira abantu tugiye kukubita tubangura. Ibindi biza gusigara tuzabikora mu kiganiro cy'ubutaha kandi binakuye nuko tubona feedback z'abareba ibiganiro byacu. Ubwo bo nibatubwira kuzagaruka tugakora ikintu cyo tuzagaruka tukabereka. Bagaza cyangwa se John ubu ngubu ni wowe ukurikiye ugiye gukora iki? Ndumva nge nabereka icyo bita kuzenguruka kuri skate. No kuzenguruka kuri skate. Kwikaraga. Ugiye kwikaraga. Ngiye kwikaraga kuri skate. Nkoresheje The Bullet urabona ibyo akoze nayo birarenze yagiye agaramye. Cyangwa kare yakoze wakamwishyura. Oya ntago nagerageza niyo mpamvu nabwiye ni hano. Okay, ugiye gukora kawe nawe. Ariko nge naba yanyishyura nta ribi nawe arabikora nta kibazo. Okay, ubwo The Bullet bumuha ako kamikoro nawe ubwo ugiye kuhita ukora. Ubwo The Bullet nawe arasigara atubwira uko abibona. Ahangaha ni umuntu niyemera ajye yemera cyangwa muvuge ubwo sinzi uko wapanze ikiganiro cyawe. Urabona The Bullet sari undi wagomba kutwereka. Oya ni kamwe wabanza se nkabereka wenda ekaritoma yo mu kirere wenda ntacyo wowe ucyuheraho ubundi ubungubu urabona ukuntu twajya ukurikizaho freestyle ushoboye wiyumvamo nayo kwiyumvamo. Noneho urabona ukuntu kera twajya tujya gukora udusiporo ukuntu wajugunyaga umwana we akahita kwishyura. Umuntu abanza namenyerete nawe banza ugerageza utwereka ako kantu. Reka mbe ngufashije. Bullet cyakuvuga Bagaza niwe wara nta kigera nabyo bivuge. Ahangaha kwirekura biremewe. Oya Bagaza rero akanavuze ko kwikaraga. Reka nze nkarebe ndahita njajinga kuko kwikaraga bihinduye ngo agiye kubanza karitoma. Karitoma ngo yo mu kirere niba yikora ahagaze he. Nze ndebe ubwo wasanga afite tekinike yo kugendera hejuru mu kirere. Okay, reka tumurebe hari
niba agiye kuyikora ahagaze hehe nese urabona ari buyikore se arayikora nabonye uriya mutipe ari fiti ari fiti ntabwo araje bagaza kuri karitoma yo hejuru ariko yaraguye arongera ati ndajurira arayijurira bagaza okay bagaza yijurira ati ndayijurira urayijurira cyangwa ni kuri ati ndayijurira habuze gato bagaza yaraguye ahangaha ngewe ni impano zitandukanye kandi ngemba mvuga ibintu namwe muri kwibonera abanyarwanda ni mwege mujajinga ahangaha kandi tubibutsa ko iki kiganiro cyangwa se impano zitandukanye igamije kurushaho kumenyekanisha impano z'abanyarwanda bagaza arongera araje ati ndayijurira arayifata arayikata okay bagaza okay iriya umaze gukora ngo yitwa ni karitoma yo mu kirere ngo yitwa ariko ujye mufata utumikoro kugira abantu bumve ibintu muri kuvuga ni uriya ni karitoma yo mu kirere ni karitoma yo mu kirere ariko hasi musi usanzwe uyikora njya ngerageza cyangwa mwananiwe hari umenya mbafatiranye ku zuba twanananiwe rega amasaha ni mabi cyangwa mbafatiranye n'ubundi njye nari mvuye muri siporo reba navuye mu mujyi ngera i Remera ndagaruka urumva terera peyaje niyo mpamvu ubona ko kandi freestyle iba bisaba equilibre mu maguru urumva hano umuntu aba yajegeye okay bivuze mwadufatiranye muri make bivuze ngo mwarushye ariko ntacyo twege turabyerekana uko mubikora niko tubyerekana icya mbere nuko abanyarwanda aribo bajajinga bakanabona uburyo ki nizo mpano zimeze guhera mu gitondo ukora siporo byo kugeza aya masaha ubu ni saa 10 hafi mu masaha 10 ntabwo ari ikintu cyoroshye Deburete ufite kandi ugiye kubereka akoze karitoma mu kirenge ariko rero mwibuke guharikanya iyo mikoro ntabwo abanyarwanda bari kubumva ntababeshye akoze karitoma mu kirere ngiye gukora iyo hasi bivuze ngo araca hejuru ce hasi nyine n'ingabo zo mu kirere nge none ngiye kugendera hasi ariko mugamije guhuza nimba iyo mu kirere nyibonye ntayishobora nkawe ndagenda niho muwaka nawe nimba iyo hasi atayishobora niho muwaka tunabibutsa ko ubu ngubu noneho wamugani kugira ngo ubutatuzongere dukore n'ikindi kiganiro reka buri muntu wese akakoryaza guhundi akabona atagashobora aba ari umukoro nawe amuhaye noneho tuzongere tubahuze byanya byo noneho ari competition ari agakompetisiyo kagamije amahoro nta mutima mubi ari ukugira ngo buri wese amenyere bahagazeho atazajya besha abanyarwanda kandi byaragize ahangaho mise mwemera cyane nta mutima mubi dewe club yanjye yitwa n'imbunda zirasa amahoro ni amasasu y'amahoro kabisa nta mutima mubi bagaza n'unansi ndakugurira byinshi nacyo kintu nkwemereye nta mutima mubi reka abanyarwanda uriya mutipe ararenze ariko perezida bari kibamba rwose zamurijwe ngo perezida bari kibamba perezida rega bari umutoza mukuru wa mugani ntabwo wajya kuba perezida wa club hari aragenda arikokinga neza cyane yambaye nk'ikigora baraje umusaza ati ngenda akora noneho karitoma yo hasi dore undaciye hejuru baramanutse umuhungu nk'iki hejuru rwose nyamuneka murebe ni mwebwe mujajiga murebe musaza barenze hariya bagaza shauriya ni perezida koko ni perezida ko muhungu ari perezida koko niwe bagaza ubuse noneho niki kintu ugiye gukurikizaho bo wenda Deburete reka banze ababwira gato oya nta kintu ntabwo ubu ngubu ntabwo muri butwibe avuye kutwereka karitoma noneho yo hasi bivuze ngo buriya wari umaze gukora hejuru avati ndahita muhereza noneho ukurikiye yica hasi ubu wowe noneho ni wowe ukurikiyeho kugira ngo twihute ngiye kubereka kuzengura nahita ni last freestyle kuko turananiwe ni nako kanyuma ntacyo ubwo Deburete aguhaye kamwe nawe ugiye kumuha kandi ngira ngo murareba ako Deburete amaze gukora nako ngako ngira ngo muri kukabona avuze ngo ni down yo hasi ubwo ni karitoma yo hasi bagaza yarakoze karitoma yo hejuru noneho bagaza we agiye gukora kahe bagaza anavuga ati ndananiwe nahere mu gitondo muri ka free day kandi nibyo ko uyu mubiri urushye uburushye ntabyo kuwuhatiriza buri ubutaha tuzahura mu gitondo nta kindi kintu mwese murakora kandi ubwo bigiye no kuba umukoro kugira ngo wese azagende yige freestyle undi yamuhaye noneho tuzahure kameze nk'aya hari bato umwe akora freestyle n'undi ayisubiramo tureba wayikoze neza abanyarwanda nibo bazaba bajajinga bagaza twagiye gitukora ko ngaho kuvuga kugira ngo ikiganiro tukihutishe kitaza kurambirana sawa
Okay. The bullet bagaza uramubona ute? Gomeza nshimira bagaza buriya umuntu utera intambwe yo kuza nyine kureba ubumenyi bw'undi nanjye ko kantu bagakoreraho nanjye rero nishimye cyane bagaza tereka mbanze nishyushye ntacyo nyine wowe ishyushye tu bagaza ati ni mwe muvugana mbanze nishyushye mbanze numve tere ubundi meze yego The Bullet wari kutubwira bagaza ni umuntu w'umugabo namwemeye cyane ni umuntu w'umugabo namwemeye aragerageza urebye ku myaka yacu ntabwo ari iy'abana ibintu tuba dukora ubundi bikorwa n'abana kabisa rero nimba azi kwikaraga ibintu aba yakoze biba byananshimishije ahubwo ngiye no kumugira inshuti tujye duhura tunakorana imyitozo rimwe na rimwe nk'igihe bagiye muri ka free day nta mpamvu yihangana ngo nuko tudakinira muri karabu imwe icya mbere tugomba kubaka one love muri siporo ya skate tukabera urugero abandi ubundi siporo ikintu cya mbere igomba kubaka mu bayikora ndetse bikanabera imbuto no ku batayikora ni ubumwe ni urukundo esprit sportif turange ikinyabupfura nyine discipline muri buri kimwe niho umuntu anatsindwa buriya abantu batagira discipline niho umuntu atsindwa akazana ifitina akazana amahane uzi ko buriya ariko zimwe no mu ndangagaciro za Olympic game harimo na friendship kabisa urumva rero namwe ni sawa cyane iyo uvuze ati ni ikintu gihambaye yateye intambwe akaza tutanakorera muri karabi imwe ariko nyamuneka tubibutsa ko twese turi abanyarwanda kandi turi kubaka u Rwanda aho twembi turi abanyarwanda ubumwe nibwo bugomba kuturanga cyane gusumba ibindi bintu ibyo byose iyo siporo iraduhuza tugasenyera umugozi umwe nkuko nkunda kubivuga ubundi ibyo uzi n'ibyo nzi The Bullet tubihuje byabyara ikintu gikomeye man byabyara ikintu gihambaye gusumba kumva ngo urarenze cyangwa undi akumva ko arenze sibyo nta muntu urenga bana bagaza sinzi niba cyishyushya bagaza uracyishyushya cyangwa waje bagaza ugiye kutwereka agakinoneho bagaza aragira ati ngiye kwikaraga nka vandarateri bana aha sinzi urahera aho ngaho bagaza agiye kwikaraga nka vandarateri The Bullet bagaza urabibona ute nawe tubwire ese urumva ari bwikarage koko arikaraga buriya uzatinya umuntu mukuru uvuga ngo nashobora iki kintu kabisa kandi hari n'umugani sogokuru yanciriye bavuga ngo ntuzasuzugura agasimba udatwaje ubura buriya n'urushishi rurakura umukatarara nawe rero aje usuye kuba ari na mukuru ahari bagaza ati ngiye vandarateri manu sikwa mutipe kuko ari vandarateri kabisa icyo wakoze kabisa kiri umunsi ahangaha nanjye ndemeye ubundi iyo wemeye ujye wemera sibyo umusaza aragira ati genda ikaraga nka vandarateri debu we yaburetse naba gusubije ku kamikoro gatoya kariya kavandarateri ukabonye ute kariya kavandarateri rero aragakora kararenze cyane uko agakora ngenda akagerageza ariko sinakwituruna inshuro nyinshi buriya nutsindwa ujya umanika ukuboko sinakwikaraga inshuro nyinshi nk'uko yikaraze ubwo ni umukoro nawe ugiye kuyikaraga inshuro imwe ebyiri eshatu ntabwo narenza ziriya ziwe ndizera ko ubutaha tuzahura nawe ugakara ubu ngubu niho muwaka ngiye nkunda kwiga nzasaza nkiga ariko se John ngira ngo wenda kugira ngo n'ikiganiro kitaza kuba kirekeye nyamuneka The Bullet ndabona aracyashugumba avuga ati ngenda bereka n'ibindi ariko njyewe ndashaka ibyo bintu tubibike tuzabikore muri video ikurikira kuko hano hari ibintu byinshi mutakoze yaba ari utwo dukoryo uvuga ntiwadukoze bagazana baragira ati ndananiwe sibyo njye nifuza ko utwo dukoryo twose mwagenda mukadukosora neza noneho buri wese akanagenda yongeraho utundi tukazahura noneho ari bato ya nyayo njye ndashaka kuzabateranya hariya ku buryo abantu bajaje bakavuga ati kana kararenze cyangwa bagatora muri comment sibyo mwe murabyumva mute ibyo nibyo byiza hakiriho n'amafu no comment tuzahura ari mu gitondo umuntu afite fresheri n'amafu noneho dukompete ibyanyabyo ku buryo buri wese azerekana njyewe ubundi banyita Mr Freestyle uryiswe none ariko abapeti niko banyita kuko njya mbabwira ko nagiye mu Bushinwa ariko ni mu nzozi mba mbabeshya abana ndoza mbabwira ko izo nazikuye mu Bushinwa ariko ni mu nzozi ariko ujye dreaming ibintu binini wanajyayo burya wanajyayo ariko rero nubwo wenda udukoryo ngira ngo murabona aka kavandarateri bagaza amaze gukora none ngira ngo muri kukabona namwe nubwo mu bureba bagaza aravuga ngo ariko kongera murabona ukuntu yikaragasha ni vandarateri kabisa The Bullet dukomeza nubwo wenda gukora ibi byo kwiyerekana n'udukoryo mwakora tube tubihagaritse ariko nta nubwo ibyo byose ni murushye n'umuntu urarushye se The Bullet agifite mikoro
ndashaka The Bullet ambwire ubundi ni nihe message wahereza abantu bakora siporo by'umwihariko abantu bakina skating hano mu Rwanda. abantu bakina skating nge navuga siporo muri rusange mu Rwanda buri siporo iyo ari yo yose ntuzakore siporo ushaka guhangana na mugenzi wawe ngo umwemeze ahubwo wowe uzemere ko kurusha umwigireho kabisa. noneho nunakurusha b'inshuti yawe nyine nawe ntaziyemere ngo ndarenze umuntu yavuze ngo ararenze abari hafi kurenga iwabo. rero ikintu nshimiye n'umugabo cya mbere yateye intambwe ya mbere yo kuza kureba ibyo nzi nubwo tutabyerekanye byose, ni ikintu kinshimishije cyane. ubu ngubu tugiye kungurana ubumenyi, kuvuga ngo umuntu nimba yari yajyaga avuga ngo nzi ibintu byinshi nta nubwo nari nzi ko kwikaraga babyita vandarateri. ntabwo nari nzi ko babyita vandarateri kabisa. ariko buriya ndishimye cyane ubutaha kabisa. ubutaha noneho nge nzamuzanira iyo bita gift ya Majuja. Majuja gift. Okay, bagaza nawe mbwira message nto yohereza abantu bakora siporo by'umwihariko abakina skating mu Rwanda. Okay, muri rusange siporo ni ikintu cyiza cyane cyubaka ubuzima, kuko niba tubone gutyo ubu dufite imyaka myinshi, ariko kubera siporo buriya iyo ukora siporo nta imyaka iba ari imibare, sibyo? icyo na message naha ku bantu bakunda skate cyangwa n'abashaka kuyigerageza ntibihebe, kuko hari abajya batinya ngo skate ngo ni umukino uteza impanuka, ngo ni umukino mubi. Skate ntabwo ari umukino mubi iyo wayize neza, kandi imyaka ariyo yose rwose. Bapapa mudukurikiye mwitinyisha abana banyu, abana baraza bakiga, ndetse iyo babitangiye bakiri batoya birabafasha cyane, kuko skate ni siporo nziza irenze n'izindi siporo, kuko icyiza cya skate igorora umubiri wose, ukoresha umugongo, ugakoresha amaguru, ugakoresha ubwonko, mbese aha umubiri wose uba control. ni ukuvuga ngo rero mwitinya kuza gukina skate, imyaka waba ufite yose upfa uyikunda kandi ukunda siporo muri rusange. abana mubarekure baze rwose bige skate, kandi nzi ko bizabagirira akamaro mu buzima bwabo bwose. murakoze. Shaka bisa ngomeza kwibutsa abantu, nyamuneka nimureba ikiganiro cyacu, icyo tuba dukeneye ni ibitekerezo byanyu, mukatubwira muri comment uko mubibona, yaba ari cyo twahinduraho, yaba ari umunyempano wenda runaka twazahura nawe ubutaha, yaba ari byo mwifuza ko bano bajeni babereka ubutaha. ariko ye nicyo dushaka mwege no kudusapotinga, mwege mutarakanda kuri subscribe muyikandeho nonaha, mukande kuri like, ubundi mutubwire muri comment uko mukomeje kubona video zacu. nta wundi muntu ushaka kugira icyo avuga, hari uwo niganye ijambo. wenda ikindi nanone nakongeraho, ubu biranejeje cyane, ni ukuvuga ngo siporo buriya inakereya cyangwa irema urukundo. skate irema urukundo. urankuna nk'ubu The Bullet najyaga mwumva, ariko ubu turahuye, urumva ni inshuti nungutse mu buzima kandi y'ingirakamaro. ubwo ni kimwe nuko tuzagenda duhura n'abandi bose. ni ukuvuga ngo rero siporo muri rusange yubaka ubushuti. umuntu ukora siporo nta shyari agira, ahubwo ahorana urukundo. sawa, murakoze. MT The Bullet ngaho mbere yuko dusoza. akantu nababwira badusapotinge, ubundi dufite ibintu byinshi byo kubereka, byo kubabwira byinshi cyane. support yawe dukeneye, amafaranga igihe cyayo tuzajyana tugere igihe dukeneye. ubu iyo dukeneye ni gukora like, share na comment, umuntu amenya aho ipfira, icyo tugomba gukosora. skate yacu izamuka nk'indi mikino mu Rwanda. sinzi nimba mwarabonye nk'inkuru twakoreye ku Gihe, nayo bavuze ko ari umukino wagomba gusapotinga, banatwizeza kuzadukorera ibibuga nyine mu Rwanda nawe ugatera imbere nk'indi mikino. ku buryo umuntu azajya asohoka bavuga ati uriya mukinnyi yitwa Bagazakina muri iyi kipe, uriya yitwa The Bullet, uriya yitwa runaka, bazi n'ikipe akina. nk'uko umuntu akubwira umukinnyi wa APR uramumenya, akubajije umuzamu wa APR uramumenya. yego bana abasaza bari cyamare ku muhanda, noneho buri wese nyamuneka twabonye. rero icyo kintu ni ikintu kigomba kuzatuma n'igihugu cyacu gishayininga, natwe dushyiraho inyenyeri yacu.
Trunje icyo ngicyo cyo nge nk'umuntu nabwenge ubundi ngenda umunyempano higa abandi ariko hari igihe nanjye nzabatamusha ubundi nawe wenda umunyempano higa abandi ariko icyo nzi cyo iyo ndebye u Rwanda rwacu uburyo ruri kwiyubaka mu bikorwa remezo noneho ngewe ndababwiza ukuri ubundi iki ngiki ni igicumbi cy'umuco ukivuga u Rwanda wumve igicumbi cy'umuco na siporo ahangaha rero ndabizeza ko mu minsi turaba dufite ibibuga n'akabuga ahubwo abakinnyi barahari turi kurema abana bameze nk'amaheriyeni ibintu tuzabakorera mu myaka iri imbere. Ese reka mbibarize muri mwebwe byibuze uretse kuba mukina ibintu mukora utwo dukoryo mwatweretse nubwo mutweretse ducyamura muratwibye ariko buri butaha muzatwereka hari n'umwe ari witabira amarushanwa murimo? Amarushanwa turayitabira tumaze kuyitabira inshuro nyinshi. MT The Bullet irushanwa witabiriye rikomeye ni irihe? Rya GMT Musanze. Ubwo GMT yavuze GMT ngira ngo ni Genocide Memorial Tournament aho ari irushanwa riba ngaruka mwaka hagamijwe kwibukwa abasportifu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 ni irushanwa riba buri mwaka ritegurwa n'imikino yose itandukanye ngira ngo yaba skating ya football ngira ngo buri rwego rw'umukino rutegura championa yahariwe kwibuka abari abasportifu bishwe muri jenoside. None we umaze kwitabira GMT zingahe? GMT ebyiri ariko ikindi cy'akarusho tumaze kubona n'ama certificate yo guhugurirwa uyu mukino atari ukukina biri lokale like a professional. Ubu bivuze ngo wanahuguriwe uyu mukino uri umuprofessionnel kandi ubumenyi bamaye ntago nagiye ngo muryamishe mu nzu iwanje. Mfite abana benshi bagera kuri 35 n'abantu bakuri 10 ibintu nakuye mu mahugurwa byose bose mpamya ko mfuye umunsi baba babizi nkaho twajyanye. Icyo kintu nicyo buri muntu wese aba agomba gukora nimba ubonye ikintu wigipfana nka gicucu ruganzu nta mateka tuba twumva hatazagira ujanzinga ariko hatazagira umuntu upfa ngo bavuge ngo The Bullet Ruganzu bamunyitirira kubera najyanye ibintu narinzi. Wewe wahisemo kubangwa ibyo nzireka mbisharinge abandi. Ubu certificate ebyiri z'ubutoza zo gutoza abana abantu bakuru turazifite ni no ku rwego rw'isi ndakubwira si n'urwa Afurika n'abazungu turabatoza dufite n'abana b'abazungu dutoza bagera kuri 5 urumva rero nimba tubitabera nimba umwera yemeye kuguha umwana w'imyaka 2 kaguha umwana w'imyaka 5 kanamugusigira ukaza kumumushyira no kuvuga ko uno mukino ufite akazoza nko mu bihugu by'abaturanyi. Okay, twagiye kuri John. Ese reka mbasezere bagira gutya iyo niyo ntabwo radusezera sha wowe suradusezera no dusezera wowe je ninge director wowe. None se The Bullet sibwo ashaka kwikura mu kiganiro kitarangiye. John ubwo tuguma kuri John wavuze harya gukorera mu ekipe muri Rwanda Hope Club. Rwanda Hope Club hari amarushanwa wari witabira wowe? Maze kwitabira amarushanwa ayo mu Rwanda ni inshuro 3 harimo iyo GMT competition ebyiri za GMT nazikoreye i Musanze indi imwe nyikorera kuri stade Amahoro. Nitabira n'indi rushanwa ryo hanze ryo muri Uganda. Ndibuka niba nibuka neza hari mu kwa 12 gutyo nko mu matariki nka 15 nubwo ntabyibuka neza ubukereka ndebye kuri certificate navanye gusa John urananiwe kwera ijwi ritari kuvayo abanyarwanda bazakumva ntago bari kunyumva sinzi niba bazakumva pe ubwo baratubwira niba bakumva. Okay uzabafatirana none mutarananira nta kibazo. Icyo nababwiraga nuko maze kwitabira amarushanwa mu Rwanda inshuro 3. Ukaba ufite na certificate wakuye Uganda? Nakuye Uganda. Nkaba mfite n'indi certificate mu gutoza nayo navanye mu Rwanda. Nyamuneka abanyarwanda abantu murumva urumva abana bashaka kwiga mu by'ukuri ubumenyi turabufite pe. Ese wa mugani muragira mutabana bashaka kwiga wenda The Bullet we yavuze ati mwadusanga muri Rwanda Bullet Skaters ariko nawe wavuze gukorera muri Rwanda Hope Club mwatanga contact number zanyu nk'umuntu akeneye kwiga yaba ari muri Rwanda Hope Club wenda umuntu akeneye kubasanga cyangwa se n'ufite n'abana utoza ku giti cyawe simbizi ubwo nabyo uraza kubivuga kugira ngo noneho dusoze dutanga contact kugira ngo noneho n'uwaba bakeneye abe yabahamagara. Nta kibazo umuntu waba ukeneye kuzana umwana we
tukamutoza ni ukuvuga ngo njyewe n'ubundi mba ndi gutoza muri Rwanda Hope Club yakwandika nimero 0784503032 ubwo ngubwo utayumvishe neza turayandika hano kuri screen ubundi zanyu muze kuyikurikiraho ubwo bivuze ngo yaguhamagara ku iyo nimero ubundi mukavugana uko watoza umwana ese umwana umuntu ashaka gutoza nk'umwana mumusanze nk'iwe atazanye umwana we wenda hari nk'umuntu ushobora kuba ufite umwana ariko akavuga ngo sinazana umwana wanjye wenda Kimisagara ni kure cyangwa sinamuzana muri Rwanda Bullet Skaters nk'umuntu akeneye ko umwana we mumutoza ariko mumusanze iwe mugira private class icyo gihe uko bigenda we aratwinforma tukara niba aho hantu hari espace ihagije yo kuba umuntu yakwigishirizamo umwana we tukumvikana hanyuma tukaza tukamutoreza iwe atiriwe akora izo ngendo zose nta kibazo. Okay, The Bullet ushobora nawe gutaka nimero kawe nk'umuntu akeneye kuzana umwana umwigishe kuko ubu ngubu nubwo mubona muri babiri ariko hari wavuga ati umwana wanjye azigishwa na MT The Bullet cyangwa se undi akavuga ati umwana wanjye azigishwa na John. Buriya buri muntu wese agira amahitamo ye ndagira ngo nawe utaka nimero kawe kugira ngo hagize umuntu ugukenera abe yaguhamagara. Akanimero yansangaho ni 0783551174. Okay, nimero niyo ngiyo mubona kuri screen ngira ngo murumva ko twahuye n'abasaza bose baba legende. Okay, dusoze. The Bullet intego ufite wumva inzozi zawe ari izihe muri uyu mukino? Izi intego mfite nuko itafari ryanjye buri muntu n'umuntu uzakina skate muri 2050 azabimenya ko umuntu bita The Bullet yahozeho yabayeho kandi yanagize umumaro mu bintu yakoze. Mbese azanahora mu mitwe yabo itafari mpamya ko nibe nagenda neza bazajya bambara ifoto yanjye mu mugongo mu buryo bwo kunshimira ibintu nzaba narabagejejeho kabisa. Okay, twagiye kuri John dusoza mbwira wowe wumva inzozi zawe ari izihe muri uyu mukino? Inzozi za mbere nuko mfite ni ukuzakina skate kugeza ubwo nzaba nibura nasohokeye igihugu ndetse tukazana intsinzi. Ikindi cyanyuma cyazanshimisha mu nzozi zanjye ni ukuzaba mfite abana nzaba narahaye ubumenyi mfite kugeza ku rwego basohokera igihugu bakazazamura idarapo ry'igihugu. Ibyo bizanshimisha cyane. Murakoze. Wow, nyamuneka ngira ngo murumva aba bajene bose bafite intumbero nziza kandi zose zigamije kugaragaza igihugu cyacu ku ruhando mpuzamahanga ndetse bakagira bati tukanazamura idarapo ry'igihugu cyacu mu mahanga kugira ngo isi yose imenye ngo burya mu Rwanda hari n'uyu mukino abantu bafata nk'uw'abanyamahanga. Natwe dusoza tubibutsa ngo mudukurikire kuri social media zacu Instagram, TikTok ndetse munakanda subscribe kuri YouTube mwege mutarayikora ubundi duhure mu biganiro by'ubutaha. Ubundi uriya mujene yavuze ngo n'ubutatu butagatifu akira sha. Peace and love. Okay, mota wenda usanze bino bintu birangiye aba bajene urababona gute? Yebana ndababona neza bameze fresh. Ibintu bambaye sibona wabishobora? Ibintu ntago nabishobora kereka nabanje kubyitoza fresh. Ariko iyo urebye nk'umuntu ubikora se ubona bimeze gute? Yebana mbabona ari umusiportif wuzeka. Wowe hari agasport ukora se? Reka kereka ko gutera udutoke ngiye.